Thinkwise rero twebwe tugenda dukomeza ibiganiro n'ubu buri gace karangiye nkuko nabibabwiye turabita tugira ute dukomerezaho. Noneho mugabo wowe nshuti yanjye wowe wangishije inama, kura ikintu cyitwa ubwiyemezi mu mibanire yawe n'umugore wawe, sibyo? Umundi abagore ni abantu bashimishwa n'ibintu bitari binini, ariko ibyo bintu binini umuhanzi bita Riderman niwe yigeze kuririmba ngo akarabo umuntu asoromye mu rugo rwe mukatuma bagutwara nubwo nje mu rugo rwawe nkasoroma amakarabo nkagashyira umugore wawe byatuma mugutwara. Sinzi niba wari wumva icyo kintu yari yashatse kuvuga aho ngaho. Nivuga ngo ari ibintu wita bitoya mu rugo, ariko ibyo bintu bito ari ibintu bigiste binini. Bari kubyumva abantu bateretanye, murabizi ko ibyo bintu bigirute, ibyo bintu bibaho. So rero vana ibyo bintu aho ngaho. Ikindi cya gatatu ngiye kuvuga ari nacyo gikomeye cyane, abantu bakuru nibo bari bunyumve kuri iyi ngingo. Ikintu cya gatatu, make sure ko umuhagije. Make sure ko umuhagije amarangamutima, mu byiyumvo, make sure ko umuhagije. Niba atari muri regretage y'ibyo wamuhaga kugira ngo umureshye, kandi urabiza abakuru baravuga ngo mareshya mu gihe n'isi yamutunga, make sure ko ugize ute umuhagije. Ariko byumva nyine mu miyumvo, make sure ko umugize ute umuhagije. Noneho niba umuhagije, abagore mu bintu bya mbere bibashimisha, urumva, kurangiza ibyo bintu bya mbere bibashimisha. Make sure ko utuma asoza cyangwa se arangiza. Nivuga gutyo abantu bakuru wenda bari bubyumve mu buryo bitandukanye, but abagore bakunda gucikiriza, sibyo? Bakunda gucikiriza. Impamvu ndabikubwira nk'umuntu wafashe experience mu bijyanye na icyatumye story yacu ibi ya mbere, nuko icya mbere ndi umwe mu bantu bafashe igihe babanza batekereza ku kintu cyitwa urugo n'imibanire. Urumva, soma ibitabo bigiye bitandukanye, hari ibyanditswe na Badeg Howard, hari bano bagabo ba Mutarika bagiye bandika ibitabo nabo bigiye bivuga ku ngo. So niba rero weho utabiha umwanya, ibyo nabyo ni irindi somo tuzabigarukaho by'uburyo ki ku basore ushobora gutegura ubukwe. Pana reka gutegura ubukwe, uburyo witegura icyo bita urugo, sibyo? Tuzabigarukaho ko bazajya bakomeza kudukurikirana uburyo utegura urugo, apana gutegura ubukwe. So ubwo rero make sure ko yarangije. Niba make sure ko nyine ibikorwa bye yakoze byageze ku musozo. Bishobora kuba kimwe cyangwa ikindi, ariko ese koko agera ku musozo? Mushobora kuba mwaranashakanye mutanabizi, sibyo? Ariko nyine ese wowe ubiha umwanya ungana ute kugira ngo ugire ubumenyi mu guhereza agaciro no guhereza umwanya umudamu wawe? Yaba yikundira karoti, make sure ko yayiriye yose, kandi ko kuyimuhate karoti ayirye, sibyo? Ayirye, ayihage, sibyo? Rero iyo umuhereza twa dukaroti dutoya, so ukumva, urumva nyine ni ikibazo. So inama rero ya nyuma yindi nakugira kuri iyo ni make sure ko yagize yanjye. Aho ngaho uri bunyumve, nudashaka kunyumva uzampamagara kuri nimero yanjye cyangwa se unyandikire ubundi gusobanurire mu buryo bwimbitse kuri izi social media zihari kugira ngo zubake imiryango, zihari kugira ngo zubake sosiyete nyarwanda, aho zari kugira ngo zisenye abana bakiri bato bashobora kureba ibiganiro byacu twashyize kuri social media. Twe turi abakristo, tuzi indangagaciro, ariko none tugomba kumenya ko kwiga ari iki, kwiga ari ingenzi. So make sure ko yarangije. Ese ubundi iyo tuvuze kurangiza wumva icyo ari cyo? Ese ashobora kuba yikundira karoti. Noneho dore umuti wa nyuma mwiza, niba ushaka kugira ubuzima bwiza, ushobora kujya gukoresha utu tuntu ndi kukwereka aha ngaha, kugira ngo ibyo bibazo nanone bigende bivaho. Make sure ko yarangije, ariko zo barangiza
ufite umuvuduko nk'uwanuze nk'uwa za modoka twabonaga za kazungeti ziba muri kuruse, ukaburarangije wamukubita karoti yaba ataranayihata yiveho, urumva ati ntirugiye ku mashuri ibyo bintu biragoye. So urumva ugomba kumekinga sure ko ubuzima bwawe buhagaze neza. Urabizi ko ubuzima bugizwe n'ibyo turya, urumva kunywa amazi, urumva ngiye nkunda kwifatira utu tuntu tubisi rwose, ugafata amashu, ugafata igitunguru kibisi, ugafata na karoti. Ni ibintu byiza bibereye mu rugo, ni ibintu bidahenze. Amafaranga angahe se? Magana angahe? Urumva warangiza ukaturya. Noneho wa mwanya wo kugira ngo nawe abagore bakunda karoti mu buzima wa muntu, abagore bakunda karoti, bikundira karoti, bakunda karoti. Nuko byo make sure ko karoti yawe rero ifite umumaro mu buzima. N'umwaka karoti gato ukamwicisha ipfa, warangiza ntumenye ati se iyi karoti ko ari ntoya nayikamuramo umutobe wenda ku buryo yayihaga, ese nayikatagura nkayiteka. Ni gute natanga karoti ntoya ikagira ubuzima, igahaza ubuzima bw'umudamu wanjye? Yazo ushobora no gufite karotini ariko ukaba utazi ngo ukamukubita nk'ibikaroti byinshi ugasanga intungamubiri nta kimaze. So rero make sure ko arangiza niwe yafashe umwanya wo kurya karoti, yayirya yabanza yajya yikomba, yajya yitepa ko we ni karoti ashaka. Rero making sure ko karoti rero yamugiriye umumaro. Rero nkanjye mba ndi kwirira amashu rwose n'igitunguru. Ni bibisi de ngibi ni bibisi rwose. Murakoze rero, iminota irarangiye. Mwakoze kubana natwe ikiganiro ni Think Wise, tuturengeje iminota 2, mwihangane. Ikiganiro ni Think Wise kugira ngo ubanze utegereze se ubundi ko ndi kurya amashu amazi iki. Ese karoti iyo wamugane yamara iki? Abantu bakuru bo turi kujyana muri kunyumva, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.